Yes, bahaye ikaze kuri Laurentine TV show. Hano turi kumwe n'ubita Esther. Umugore ucimyayo birenze uko bikeka. Cyakoze mu kanya abambwirire abamuhe nimero, ahe nimero abantu bose bamushaka, atanye nimero muzajye muhamagara abakimye. Ubwo hari abakobwa bagumiwe, hari abakobwa babuze abagabo. Turi kumwe n'umugore bita Laurentine ari we nyiri imari. Batangira bibwira neza. Bahaye ikaze kuri Laurentine TV show. Ndabasuhuje abari hanze, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, ndabasuhuje. Nizere ko mumeze neza n'abatameze neza, muramera neza, n'abari kwa muganga murakira. Esther Shangazi nawe abagomba kuba na Esther turi kumwe na Kayusi. Abantu bagukurikirana abantu bose bazi ko batakimye. Abantu bose bazi ko batagiye mu rubohero nibaze mbakorere. Agumuti shanga ukimyeho gute? Nyine kwaje kwa. Konzi ko nanjye rimwe n'umugore wazanshimira nkareba ukuntu icyanya. Ni yamyeyo ya yindi y'ibiti. Rimwe mu mugore ubundi ukaba umugabo. Ni yamyeyo ya yindi y'ibyatsi ni imeze gute? Umva iryoshye butu. Basise we wasanga uyifite cyangwa wasanga nayo? Ngiye wasanga burana na cyangwa wasanga utanayifite. Abantu bakanywa inzoga baragowe. Kafotora karakarabo. Karundi gafotora ahubwo ndashaka tuganire zuyo. Turi ku bintu kumva tuzi ko Shangazi Esther ari umwe mu bagore bakimyeyo ku rwego rwo hejuru. Tukaba tuzi neza ko Esther ari umwe mu bantu babarizwa mu bintu byo guhangana n'abantu benshi bamwanga cyane, dore ko baramurwanya inshuro nyinshi. Jye sinya mvuga umuntu agiye kugira oya abo bantu ukabavuga ngiye izo n'inzerereza kuri njyewe, ahubwo tuvuge ku bantu bakwanga. Umuntu wese uzi araza kwisanga muri kino kiganiro, siko bimeze? Laurentine TV show ni umwe mu bantu bigisha buri kimwe, dore ko yigisha n'abantu gukora imisatsi y'abagore, n'amatarati no guteka. Umva mu kanya gatoya nyaraza kubana nimero zanyu. Kayusi murabizi, yewe ndamateka murabizi, ndakasa mutwe ndakasongoye mu byebubere. Ni danje. Okay, aka kanya rero ndashaka kumbwira Esther ucinyeyo gute? Ire umuntu araza. Bisaba iki kugira ngo umukobwa udafite imyeyo uyimucire? Bisaba kuba ufite iseni. Ubwo hanyuma bira bintu babikora umuntu atarakuze bikagenda bite? Iyo baba warakuze ndabigukorera kugira ngo bakira abantu babikora. Ko nyine ngo birababaza, ntibibabaza. Bababaranye. None wewe wagera ku byiza utababaye. Atwe numva ko ari n'abatinga bajya bakimyeyo nabo bakimyeyo. Numva bahari bajya bavuga ko bashaka gukimyeyo. Kandi urabizi ko abatinga b'abagore. Abatinga b'abagore. Uzamunzanire nyimuki. Abagabo nabo. Babagabo nabo. Abagabo kizabafasha n'igikira. Abatinganya b'abagabo nzabaha abagore. Oya. N'abagore urabatanga se. N'abagabo babatinganye. Bigize abagore. Abuza abakorera iki? Abo ngabo nzabongerera ikwaje kwa private. Uzabongerera iki? Igitsina. Nyene bigenze. Kugira ariko ntabwo nakubwira bagari. Reka nkubwire. Bibaho ko umugore aba akeneye igitsina kirekire. Ndumva arimo arabaza byinshi. Umugore aba akeneye igitsina kirekire. None se iyo umugabo ahuye n'umugore nawe ufite akantu gato bigenda bite? Nta mwobo udahishe. Nta kantu gato k'umugabo k'umugore. Wowe ufite umwobo umeze ute? Gusa wabwirwa ni. Nyene uracyari umwana. Urasuzuguye. Uko peti kanga. Uko myaka mfite 30 ubu uravuga ko n'umwana. Uri umwana. Batareka ngire Laurentine. Uvugishije kuri umugore muzima wa nyawe. Aba yujuje iki bisabwa kugira ngo abe yabona umugabo wa danje uhagije urenze birenze kubikeka. Kugira ngo yubake urugo. Kandi ntubeshe uvugisha ukuri. Ntubeshe nyira kunyomoza. Umugore wujuje ibyangombwa? Mu buriri. Ntuce ubivuge uvuge inka mu mazina yayo. Ntubeshe. Ibyangombwa ni ukubaha umugabo, agakora zira gahunda neza mu buriri, agasasa, akagira isuku, akubaha. Kumupuri kubyekera n'imipuri bigenda bite? Ndikubaza uyu waceceka. Ubwo surumva nyine byose ariko nabivuze. N'imyeyo byose arabicaye nkuko umva badafite konjya numva ko abakobwa abadafite iyo myeyo konjya numva ko abagore bamuka gatare. Umva kuba muka gatare ntago ari kuvuga ngo nuko umuntu abateye, ahubwo biterwa nuko wa muntu muri kumwe uko umugabo atazi kunyaza. Cyangwa se nagukunda batazi kunyaza. Sobanura abadukurikiye kuri Laurentine TV show. Hari abasore bakibyiruka bita imanzi. Nawe ushaka kubimenya. Uretse nanjye ndashaka kubimenya. Nanjye ntabyo nzi.
je urabizi aho niberaga muri babagabo ahubwo mbwira kunyaza ni gute ku muntu wenda ukeneye kuzagwa amafaranga ukuri umugabo se kuki utabizi kuri umugabo kuki utabizi jewe se ndi umugabo ukubiyemo ubugore oya oya ndashabiri mu nese urashabirimo se je ni mudogora abagore ntarongora n'abagabo none si ibyo birakureba kuri ibyo bireba nkuko nawe ushimiyeyo baragize ukarongorwa no mu giti oya mbwira cyangwa reka tuvugishe ukuri bagira gute tubyiza ukuri pe nk'umuntu mukuru uzi ubwenge abantu bakurikiye icano ntabwo bino bintu by'ibishego babiziho cyane ariko tubanyuriyeho muri make ko twebwe turi ababyeyi turi abantu baganiriza abantu ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku ruhande tukabigisha guca imyeyo abatarabikoze abadafite amavangingo bakaza tukabaha amazi cyangwa igituma amazi aza n'abagabo batazi habaho n'imiti ituma amazi aza ubwo ni amazi ameze ute ni amajibu ni amazi yo muri Tanganyika ni amazi yo mu ubwo nagusobanurire natambutse aho tugafasha abantu tukabaganiriza ukuntu bagomba kwiteza imbere bakava mu bukene bagashaka ikintu bakora kugira ngo babeho muri uyu mujyi umujyi urakomeye umujyi urakaze umujyi ni woroshye kugira ngo ugure agasombe n'inyama ni inote y'icumi cyane rwose ufite amakara utayafite byarenga icumi udafite agakawunga n'agaceri byarenga icumi urumva rero umujyi uragoye mbese Esther mba nkubwire shanga Esther we uramutse ushaka umugabo ugasanga ntazi ko murabigeza nabimwigisha usanzwe adafata atabizi udafata kereka afite ikarita y'indi afite ubusazi wabigenza udafite ubusazi nyine ajya wongera ibitaro usanzwe nyine afite ubusazi mu mutwe atuze umutwe bitakunda kumwigisha namujyana Indera nyine mu Indera ntago bavura inkanga ntago bavura akabanda ngo izamuke wabigenza gute hari umugabo nzi witanga iyo ufite nayo arayikuzamurira mu mujyi muri wamukurikiranye ufite kabanda ntoya data wa muntu udukurikiranye wakanze biri kubibara neza ngo twumve ukuntu bimeze urabona imibare iri kugenda neza oya mbwira iri kugenda ndabwira wowe wa mukameramani ko sinjya ko ibintu bizatambuka ntibazima na bikata imibare iri kugenda uri gufata ibintu bizima bikumvikana reka mbaze Laurentine TV show Laurentine ubwishije ukuri uramutse ubyaye n'umugabo ugahura n'umugabo utazi kurongora yaguteye inda byaranze pe byaranze neza wabigenza gute nakemera nkatuza wamusengera hanyuma ukicwa n'ubushuhe n'umuriro ndetse n'ubushukwe ukicwa nta kibazo nta kibazo umva se wakwitera akanyamerika umva se yangaburiye yanyishyuye n'inzu ibyo ngese bitwaye iki wahita unanamucana inyuma ntabwo namuca inyuma namwihorera gusa urumva wowe kumuca inyuma bitamubabaza reka nkubwire muri se ibyo umuntu aba yarabikoreye ntaba yarabihaze ehegora nawe warabihaze uri seriye we reka nkubwire utabikoze ubu reka nkubwire usaba abamasera ntabwo ari abantu yego bariya barongorwa bwihishwa oya urabeshya barongorwa bwihishwa wabibwiwe n'iki barongorwa bwihishwa wabimenyeye ufite kamera Kayise ngarongora abagore b'abagabo wa mugore wapfubye dore Kayise mfite imboro maze abo muri komate bavuga ko atabizi ubwo ntabwo ari abarombo hari umuntu yarongoye oya ubije ukuri ntabwo nzi kurongora ko kandi bavuga ko se warandonga babona kurongora ariko ngeze ukuri nawe ibintu bavuga urabyemera bavuga ko kunanira gute bavuga ko utabizi ninde yabivuze bavuga ko utabizi ninde nyirayivuze muri komanteri Kayise ntari birya nuko afite umwaka wo kutagumana amafaranga gusa ariko ntari urakoze cyane kandi one day umunsi umwe bizakunda umunsi umwe hari igihe kizagira ngo ku mafaranga menshi ariko ntekereza ko nubwo umuyenyuma muyafite jewe ibyanjye birasa kabisa je nimbona amafaranga ntubizirata je kuva tugira bwa mbere wigeze ubona umutima mwingira sinjya nifuza kuko bivuza n'icyaha igira cya kabiri ibintu bizira igihe ibyo ngi sibyo byawe kandi nta bikanyira umugisha wundi nusha kuzana burya birakureba ariko jewe ntekereza ko nubwo
Esther Shangazi abibabwiye nk'ukuri ko akimyeyo atanya n'imiti kuba mugomba kumuhamagara kuri nimero aza kunayivuga mu kanya aza kuyivuga akayivuge none Nyarudindiri baramubwiye ngo nasenga aravuga ngo reka mbanze nange nomero reka maze ngo aho kugira ngo asenga ku izina ry'Imana gato na mwana ahita avuga ngo ni 0 8 niwe mera pompopo ngo asinova ndebera mu nzuzu ndebamo bana mukurikira Valentina tuba twaje kuba abana bushyushye cyane irakonjesha ujye muza mu ntaramire ntukige views ntukige subscribe ntukige umukunzi yakora n'umwanzi wawe wanze gufaiza munda kwanyika baza kuri subscribe cyangwa banabyihorere niba taniko nabazabyihorere yesiga ninginga Imana izabikora bababyiza ukuri Uwiteka azabikora mundi ku mutima impamvu ndaga nuko rimwe tunafukamira tukabasaba turabapfukamira tukabasaba ariko noneho umva babwira birijyana rati Imana n'itanga murabona no mutaka uyu mutaka muri bangaha uyu mutaka muri bangaha niwe ufubitse abantu b'abakunzi bacu cyane rwose ntago wafurika abanzi kuko abanzi bifuza ko banyagirwa bifuza ko wapfa nabi bifuza ko wanyara mukanyara kumva bagapfa bakanyaraho itaka bakakunyaraho neza ariko wanze gufaiza munda kwanyina kandi ikindi cya kabiri urukinamo kasoro gahitanya bakwifurije babona byarakugeze bo gatsindwa bo gatwera iwabo twe twatuzi ko tazamara n'umwaka mwaga jewe haku ibintu mvugura bi abantu benshi bazi ngo nzapfa ariko wapfuye wewe ugahangana n'iminota niyo myiza umuntu uzakenera Shangazi arahari umuntu uzakenera Kayusi kamupfubura arahari mbega kuri ico ase none uranzugiza umupfubuzi neza ako gatopic kararyoshye mwana gipfubura abagore bara ubwo nzahera kuri wowe niwe pom ubwo nzahera kuri wowe mutomboje ciao mba ngize kuri Runati wowe ni kiye kimyifuriza buri muntu wese agiye kwifuriza mugenzi we yego ngewe ikiri umwifuriza kugira amafaranga kagira urugo rwiza kazaba umuntu ukomeye urenze n'abandi nyine bagusuzugura abo bose Esther uyu uramwifuriza iki Esther rero nawe ndamwifuriza kuzagura imodoka kuko ubunini bwe kugenda kuri moto ndabona bitavamo uzi ko bajya banga kumutwara bizamusaba gucinira abagabo barindwi kugira ngo babashe akagura imodoka uri mubi cyane akagura imodoka abantu batari bazi ko Runati TV show amwe icupa dore ngiri abantu batari bazi ko Esther Shangazi atamwe inzoga niteye nguyu birengirimo hano Kayusi murabizi ko genda ubwo rero gahunda ni Valentina ntaga nk'inzoga iri cupa ni iryande iri cupa ni iryande umbeshe wa muswawe aya ngana ya Kayusi kubera inda nini yamunaniye Kayusi arabesha ngewe murabizi ko menyere kunywa fanta ubuse imbere yawe hayari nyine nayimaze kandi kunywa fanta nyinshi nabyo ntago ari sawa umva ugiye kunsebya mani oya ko imbere yawe hari icupa icyo kibazo cyawe reka mbabwire rero reka tubasezereho amahoro y'Imana no mugisha abe kuri mwebwe mudukurikiye kandi ikindi cya kabiri mukanda subscribe na share ikindi cya gatatu urumva abadukunda n'abatwanga twese turanabisubiza turabakunda cyane Imana ikomeze ibaye inabarinde nubwo wenda bagira badukira imanza ibyacu Imana birimo twemeze tugomba gutera imbere mu izina rya Yesu tukagura imodoka tukagura amazu tukagura ibibanza umva nta muntu wangwa na bose cyora ni imisozi akabona boroye bagahura ciao Imana